turabasuhuje inshuti bakunzi bacu, tubifuriza kugubwa neza muri Kristo no gushyigikirwa n'ubwami bw'Imana. Imbaraga z'Imana zirushaho gukora mu ruhande rwanyu. Tugiye nanone kongera gukorana isengesho n'abarwayi, aho uri hose wari ufite ikibazo cy'uburwayi, waba umaze imyaka urwaye, waba aribwo ugifatwa, uko uburemere bw'uburwayi bwawe bungana kose, turumva dushaka gukorana nawe isengesho rikiza, isengesho rikuraho uburwayi bwose, isengesho ritanga ubuzima buzira umuze, isengesho ririmbura imbaraga z'umubiri zose. Ariko mbere y'uko dusenga, reka tukwibutse nanone ntugende udakoze subscribe, kugira ngo ujye urushaho kubana natwe mu isengesho ryacu rya buri munsi. Uyu munsi turi buze gusenga, ariko nanone tubanje kureba umumaro w'amaraso ya Yesu Kristo n'amazi byavuye mu rubavu rwe. Sinzi niba mujya mwibuka ko hari umusirikare wari uri mu barinze umusaraba Yesu yari abambweho, ariko ahari yuzuye ubugome cyangwa se abitegetswe cyangwa se abyisabye ubwe, afata icumu aritera mu rubavu rwa Yesu Kristo. Yari agamije n'ubundi kumwica, ariko arimuteye havamo amazi avanze n'amaraso, ngo atarukira mu jisho rya wa musirikare ryari risanzwe rihumye, ryari ryarapfuye, yaboneshaga ijisho rimwe, ariko aho yatarukiye hari hahumye hahita habona. Bisobanuye ngo ya maraso avanze, bisobanuye ko ya maraso avanze n'amazi ari umuti wahumuye umugome, ni nawo natwe wabasha kudukiza aho dufite uburwayi hose. Uyu munsi rero ube maso, nturangare kubera ko Yesu agiye kuguhagurutsa aho uryamye, kubera ko Yesu agiye kuguhumura, kubera ko Yesu agiye rwose kugukiza by'iteka. Kandi nagukoraho ugakira, ujye wibuka kwandika muri comment, cyangwa se no kutubaza uburyo wazatanga ubuhamya, kugira ngo n'abandi barusheho kubyizera, ko ndabizi birakora, hari benshi bamaze gukira. Njyewe ubabwira, nanjye nabonye ukuboko kw'Imana. Mu 2022 nagize uburwayi bwatumaga inkorora, nakorora nkahita mbura umwuka burundu, nkamera nk'upfuye. Byari ibihe bingoye, ariko kubera ko ndi umupasiteri nigisha abantu kwizera, nizeye Yesu Kristo wenyine, nta nubwo naruhije njya kwa muganga. Ibi bisa naho ari ubugoryi ku bantu bamwe bashaka kubyumva, ariko kuko nize kwizera, nzi neza ko Yesu Kristo akora ibirenze ibyo abaganga bakora. Namaze iminsi myinshi mbabajwe n'ubwo burwayi, igeze nko ku kwezi cyangwa se ibyumweru 3. Mu rugo umufasha wanjye ampata kujya kwa muganga, ariko nkamubwira ko Yesu ari bubashije. Yesu rero yaje kumpishurira uko mbigenza, arambwira ngo nkomange mu gatuza kanjye inshuro 10, mvuga ngo nakiriye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Uburwayi bwahise bugenda ubwo. Imyaka yose ishize nta kibazo mfite, nta n'icyo nzagira, kuko Yesu yankijije. Nawe rero ndi kukubwira gufatanya natwe iri sengesho, kuko mbizi neza ko bikora ibitangaza n'imirimo ikomeye. Nkunda cyane gusengera abarwayi, kuko uburwayi burababaza. Ndi umuhanuzi, nabyo ni byiza, ariko nkunda gusengera abarwayi kuko nezerwa cyane iyo umurwayi yakize. Nawe rero ntutinye, uyu munsi ukuboko kwiza kwa Yesu kugiye kugukiza.
ntutinye kubera ko imbaraga z'umwami wanjye Yesu Kristo zirakubohora uburwayi bwose ufite. Uyu munsi turakoresha ikirahure cy'amazi cyangwa se igikombe. Ugifate ugishyiremo amazi. Ngiye kuyasengera. Aho uzumvira iyi videwo cyangwa uzayibonera urwaye uzagifate. Gusa ndagutangariza ko buri munsi n'ubundi ngiye kujya nkora isengesho ry'abarwayi. Nibyo bifite umumaro cyane kurusha ibindi. Iminsi mike izaza ubwo tuzaba twemerewe gukora ikiganiro kirenze kimwe, tuzaba dukora n'inyigisho zisanzwe z'ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane ikiganiro cya buri gitondo cy'abarwayi gikiza indwara. Fata ikirahure cyawe ushyiremo amazi, hanyuma nyasengere uyanywe. Niba ari aho ubabara gusa by'umubiri inyuma naho hakoze ikiganza cyawe, ubundi dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Ndagushimira ko iyo amazi n'amaraso byavuye mu rubavu rwawe byadukijije uburyo bwombi, nk'uko umuririmbyi aririmba, urubanza rw'ibyaha ariko kandi n'imbaraga mbi zabyo. None Mana, nyemerere aya mazi n'ubundi ahinduke amaraso yawe. Uwo murwayi uyanyoye abohora umubiri we wose awirukanemo uburwayi nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Ni kanseri se akiyanywa ibure? Ni ubwandu bwa virusi itera sida se akiyanywa yirukankire mu maraso atunganya byose? Ese ni umwijima akiyanywa bihinduke? Ese ni ubuhumyi akiyanywa abone? Indwara yose akinywa no mazi abohoke. Mana, ndabizi neza ko ushoboye, wangiriye neza, wankoreye ibitangaza, wankirije umwana, abaganga byabananiye, wahabwa icyubahiro. Uko wagenje rero n'uyu munsi ni kugenza, n'uyu munsi ni kukomeye. Imbaraga zawe ntizihinduka, imbaraga zawe ntizirangira. Unyemerere rero ukuboko kwawe kwiza gukore ku barwayi. Ntegetse uburwayi bwose kuva mu mibiri yabo. Nirukanye uburwayi bw'impyiko, nirukanye uburwayi bw'umutima. Reka amaraso yabo atembere neza, umutima utere neza nk'uko wamuremye. Data mwiza, indwara z'ubuhumekero ndazirukanye kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye indwara z'ibihaha. Nanze ko ubwoko bwawe bahora banywa ibinini ngo bigabanye ubukana. Oya, ahubwo ndimbuye igitera kunywa ibinini cyose. Ndimbuye uburwayi aho buva bukagera mu izina rya Yesu Kristo. Ese mwami arwaye ifite ikibazo mu mutwe? Ndamusengeye ngo ahaguruke. Wakije abasazi mu maso yanjye narabibonye. Habwa icyubahiro. Komeza uganze ureme ibidasanzwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Ngushimiye kubyumvise kandi kubikoze. Amen. Inshuti bakunzi bacu, n'ubundi turacyari kumwe namwe, turabakunda. Aho uryamye kwa muganga wahaguruke kuko urakize. Ibyo binini ubinywe ubibwira ngo uri uwa nyuma wabininiwe. Ubihanurire ko bitakyemerewe kujya mu kanwa kawe. Mu kanya gatoya urahaguruka. Rero mukomeze gukurikira isengesho ryacu, mubane natwe mu isengesho. Ndabizi rizabyara ikintu. Tuzatubanyurizaho n'ubuhamya bw'ibyo twabonesheje amaso yacu mu buryo bwo gukira indwara.